Yesu ashimwe bana, ndabasubije mu izina rya Yesu aho muri hirya no hino hatandukanye, abari mu rugo mukaba mwicaye mwumva ijambo ry'Imana, ndabaramukije. Bwira mugenzi wawe nimba mwicaye muri babiri cyangwa batatu, mubwire ngo Yesu ashimwe. Ndabizi neza ko mwasuhuzanyije, kandi ikindi ndabizi ko mumeze neza nta kibazo, muri bazima. Ndetse kandi nimba hari n'abarwayi, Imana irabakiza mu izina rya Yesu. Wizere yuko Imana iri bukugirire neza, ukongera kumera neza, ukongera gutuza. Imana rero ibahereza umugisha. Turishimye cyane igitondo cy'uyu munsi ko twongeye guhura turi bazima. Imana yadutijije umunsi kugira ngo twongere tuwishimiremo. Turashima Imana rero nk'abana batoya ko twongeye kuboneka mu iteraniro ryacu. Kubw'izo mpamvu tugiye gutangira gahunda yacu y'iteraniro. Ndabasaba kugira ngo mutarangara, ngo murangazwe n'utuntu hirya no hino, mwicare hamwe mutuze, hanyuma dukurikirane ijambo ry'Imana nk'uko twese twaje twiteguye kuryakira, hatagira umuntu uza guhusha agataha atakiriye ibyo yagombaga kwakira. Rero Imana iduhana umugisha. Ntabwo twatangira iteraniro ryacu tutabashije gusenga Imana. Reka dushime Imana, tuyibwire ati Imana turagushima, wabanye natwe, waraturinze. N'abana benshi barwaye bameze nabi hirya no hino, hari abandi bana bapfuye batakiriho muri iki cyumweru, ariko twe turashima Imana ko Imana idutijije ubuzima, kiduhaye umwuka, tukaba turi bazima. Nayo mpamvu rero tugiye kwishima mu buryo bwo gusenga, tuyibwira ati Imana turagushimye ko waturinze, sibyo? Ndabizi neza rero ko mwese munkurikiranye. Imana iduhana umugisha. Tugiye kwifata neza. Hari igihe tugiye gusenga Imana tubigenza gute ubundi? Twifata neza gute? Ndabizi neza ko hari abana bakibyibuka, hari abana babifashe rwose. Ntabwo dukwiriye gusenga Imana tureba hirya no hino, oya. Dukwiriye gusenga Imana twifashe neza kugira ngo duhereze Imana icyubahiro. Kwifata neza ni ukuwe, ni gutya, ubundi tugahumiriza ku maso yacu. Ngaho reka mbasabe twese tubikore, hanyuma dusenge Imana. Buri mwana asenga Imana avuga ati Imana ndagushimye ko wandinze. Reka twifate neza, Imana ibahereze umugisha. Mana turagushimye kuko uri Imana nziza, turagushimye kuko uri Imana ikomeye. Twongeye kugushima igitondo cy'uyu munsi Mwami, ko waturinze ukabana natwe Mwami hirya no hino hatandukanye, aho twagiye tunyura, yaba kujya ku ishuri, yaba mu buzima busanzwe, mu rugo. Turagushimye Mwami ko wabanye natwe ukaturinda muri byose, tukaba turi bazima, dushima izina ryawe nk'abana batoya. Akanya nk'aka twongeye kukwereka iteraniro ryacu kuri uyu munsi. Turasaba kugira ngo uzubane natwe, utugirire neza nk'abana bawe wishimira. Mwami Imana yanjye, utangirane natwe dutangira iyi gahunda y'iteraniro ryacu, uze gusozanya natwe. Tukweretse umwanya wo guhimbaza, turasenga kugira ngo uze kubana natwe. Tukweretse umwanya w'ijambo ryawe kugira ngo ubuntu bwawe burusheho kubana natwe, utugirire neza, uturinde kurangara mu izina ryawe rikomeye. Mwami Imana yanjye, uduhe gutuza, uduhe guca bugufi, uduhe kumva kuko uri Imana ishobora byose. Tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Ndabizi neza ko mwatangiye kuryoherwa, ndabizi neza ko mwatangiye kwishima. Reka rero uyu munezero tuwukomezanye, dukomeze turamye Imana, tuyihimbaze. Tugiye kugera mu kanya keza rero ko kuramya Imana no kuyihimbaza. Ndabizi neza ko dufite amashimwe menshi, ni ibintu byinshi Imana yadukoreye. Bamwe twasubiye ku mashuri tutajyagayo kubera iki cyorezo cyaje cya coronavirus. Twari tumaze igihe kirekire pe, ariko turashima Imana ko twasubiye ku mashuri. N'abatari bajyayo ndabizi neza yuko turi hafi twese gusubirayo, tukongera tugasubira mu buzima busanzwe. Yewe n'iyi ndwara yaje ya coronavirus ndabizi neza ko izarangira, tukongera tugahura, tugahoberana, tukabazanya amakuru. Murabizi ko muri iki gihe guhoberana ntabwo byemewe, ariko Imana izadushoboza. Rero reka duhaguruke aho turi hirya no hino,
aho twaba twicaye twaba duhagaze, ndabasaba kugira ngo muhaguruke hanyuma dufatanye guhimbaza Imana. Nubishaka rwose ukora icyo ushaka mu buryo bwo guhimbaza Imana. Imana iduhane umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nongeye gushima Imana kubw'iki cyumweru cyiza Imana yaduhaye. Ni umunsi Imana yaduhaye ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo, kandi turimo kuramya Imana twumva n'ijambo ryayo. Murabizi nk'uko the big picture question irimo kubivuga, Imana ijambo ry'Imana riravuga, big picture question iravuga ngo ni ukubera ko Imana yaremye abantu, yaraturemye kugira ngo tuyiramye, tuyikunde, tuyihimbaze, tuyiheshe icyubahiro. Rero ni muri ubwo buryo naha turimo kwiga ijambo ry'Imana, tugiye kwihesha icyubahiro, dutega amatwi, twumva ibyo yavuze, twumva nyine icyo ijambo ry'Imana ririmo kutubwira uyu munsi. Inkuru y'uno munsi rero turayisanga muri Mariko ni igitabo cya kabiri mu isezerano rishya, ni ibice 5. Ese nizere ko dufite Bibiliya cyangwa abamami bafite Bibiliya n'abadadi nyine badufashe kureba mu bice 5 umurongo wa 21 kugeza ku wa 43. Rero iyi nkuru tugiye kureba noneho Yesu. Ushize muribuka yuko twabonye ko Yesu yakijije abantu bangahe? Abantu 10. Noneho umwe akanamubwira ati ibyaha byawe urabibabariwe, kwizera kwawe kuragukijije. Uyu munsi rero tugiye kureba byagenze gute. Yesu yari arimo ngo kugenda, ubwo yari avuye mu gihugu cy'Abagadalena, noneho ageze ahantu ku nkombe y'uruzi, noneho ngo abantu benshi baramuzenguruka, noneho ngo baraza babyigana cyane, noneho hari harimo umutware w'isinagogi witwaga Yayiro. Noneho umuyobozi w'isinagogi twabyita ko ari nk'iki, ari nka umuyobozi w'itorero. Araza aramubwira ati mutware, ati ngwino umfashe usengere umwana wanjye, agakobwa kanjye kararwaye karenda gupfa. Yesu ngo baragenda, ngo bakigenda ariko kubera ko abantu bamubyigaga cyane, noneho arangije ngo yumva umuntu umukozeho. Ariko muri icyo gihe hari umugore ngo wari umaze imyaka 12 arwaye indwara yo kuva. Noneho umugore yari yarivuje ahantu hose muri bazi imyaka 12, abaganga bose yarabagezeho byaranze, amafaranga noneho yarabishize. Noneho arangije ahita avuga ati niyo nakora ku mwenda we, kuko yari yarumvishije Yesu. Avuga ati niyo nakora ku mwenda we gusa nabasha gukira. Noneho ngo aragenda gahoro, aragenda mu bantu benshi abyigana, arangije ngo akora ku mwenda we. Ako
kanya ngo yumva muri we arabimenya yuko akize. Noneho Yesu nawe ngo yumva imbaraga zimuvuyemo, noneho arahindukira ngo ninde unkozeho? Abigishwa. Dore abantu barabyigana, none ukavuga ngo ninde ugukozeho? Noneho Yesu ariko kubera ko yari azi ko ari umukozeho, bararanganyamo amaso ngo arebe ko ari umukozeho. Noneho wa mugore agira ubwoba bwinshi, araza apfukama imbere ya Yesu amubwira ibyo byose. Hanyuma Yesu none arangirira aravuga ngo mwana wanje, kwizera kwawe kuragukirije, icyago cyawe uragikize. Noneho ako kanya ngo bakiri aho, ba bantu baturutse kwa Yayiro ngo baraza baramubwira ngo uririrwa uruhiriza iki umutware? Yesu uramuruhiriza iki ko umwana wawe yapfuye? Umwana we yari yapfuye kandi yari yaje kubwira Yesu ngo agende amukirize umwana. Noneho Yesu abyumvishije ntiyabyitaho, mbabwira Yayiro, aramubwira ati ntutinye, wizere gusa. Murimo kumva iyo nkuru, iryo jambo rikomeye Yesu yabwiye Yayiro, ntutinye wizere gusa. Hanyuma baragenda bajya kwa Yayiro, bagezeyo ngo basanga abantu barimo kurira nk'uko abantu iyo bapfushije bararira, baraboroga, barataka, umwana yapfuye. Noneho Yesu arababwira ngo kubera iki murimo kurira? Ntabwo umwana yapfuye, ahubwo yasinziriye. Ngo baramuseka cyane kubera yuko ntabwo bari bizeye Yesu. Ariko Yesu ngo akigenda, urumva yari yajyanye n'intumwa ze eshatu, Yakobo, Petero na Yohana. Noneho ngo bajyana nawe, bajyana nande na Yayiro n'umugore we, abandi nyine babasiga inyuma. Noneho bajya mu cyumba cy'uwo mwana, amufata ku kuboko, arangira amubwira ngo gakobwa haguruka. Agakobwa gahita gahaguruka, ngo kari gafite imyaka 12, noneho ngo kaba kazima. Murabyumva? Yesu rero afite imbaraga zikomeye. Tugiye kumva ese ibi biratugaragariza iki? Ni iki bigaragaza kuri Yesu Kristo? Nk'uko ubushize twabonye ko Yesu afite imbaraga zo gukiza abarwayi, noneho hajemo n'ikindi kintu kidasanzwe cyo kuzura abapfuye. Umwana yari yapfuye, arazutse. Rero Yayiro n'uyu mugore bari bafite kwizera, bizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi abasha gukora ibitangaza. Bari barumvisha ibya Yesu. Noneho uyu mugore yari aremerewe cyane, abasha kuza imbere ya Yesu aravuga ngo naho namukoraho gusa nshobora gukira. Arakira kubwo kwizera. Noneho Yayiro nawe Yesu yaramubwiye ngo ntutinye wizere. Koko Yayiro akomeza kwizera Yesu Kristo. Umwana we yari yapfuye, arazuka. Rero Yesu Kristo mu kuzura uyu mwana no mu gukiza uyu mugore, biragaragaza ko Yesu afite imbaraga zikomeye zo gukiza indwara, kandi afite n'imbaraga zikomeye zo kuzura n'abapfuye. Nk'uko twabibonye, Imana yatanze Yesu Kristo, araza arapfa hano ku musaraba ku isi, abaho ubuzima nyine bw'abantu bose babaho, arangije aratwitangira kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu, niturangiza ndetse tubone n'ubugingo buhoraho. Iyo tumwizeye rero tuba bazima ndetse tukabona n'ubugingo buhoraho binyuze muri Yesu Kristo. Kandi noneho niyo tumwizeye, ibyatugoraga byose tubijyana kuri Kristo, tukaza tukamubwira nk'uko aba bose baje bakamubwira, noneho twarangiza tugakira. Wenda mu rugo iwanyu cyangwa hari abantu muzi barwaye indwara zigiye zitandukanye, ariko Imana yagiye ikiza. Natwe rero muri iki gihe turimo gusenga Imana, twizeye yuko Imana izakiza n'iki cyorezo cya COVID kikavaho burundu. Ntidutinye. Uyu munsi ikintu uri bubwire umuntu wo mu rugo, mbwiye ngo Yesu aravuga ngo ntutinye wizere gusa. Rero uyu munsi natwe ntidutinye, twizere gusa. Yesu abasha kudukiza, Yesu abasha kutubabarira ibyaha byacu. Yesu yarapfuye kugira ngo tubone ubugingo buhoraho, Yesu yarapfuye kugira ngo tubashe kubabarirwa, ndetse iyo tubabariwe dutangira kugenda turushaho gusa na Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Tugiye guhimbaza Imana rero, tuyisingize. Imana ibahe umugisha. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee-yahoo, way to go, God! Praise.
Yesu ashimye cyane. Yego, twongeye tumaze guhimbaza Imana nyine muri iyo ndirimbo, yuko Imana nyine ariyo guhimbazwa, Imana niyo guhimbazwa, duhimbaza Imana. Noneho rero ngiye kubabaza ibibazo. Murabizi yuko umuntu wiga neza ni uwiga akanabazwa. Rero ngiye kubabaza, hanyuma Yesu yakijije abantu bangahe hano? Bari bangahe? Yesu yakijije umugore umwe. Hanyuma se Yesu yaba yarazuye abantu bangahe? Uwo muntu yazuye byagenze gute? Yari umwana, yari umuntu mukuru? Mbwira. Okay, yes. Yesu yazuye umwana wa Yayiro, kandi kari agakobwa ngo gafite imyaka ingahe? 12. Yego. Noneho rero Imana ibaha umugisha. Hari ikintu ushaka kubabaza gitonya Yesu yabwiye Yayiro. Yamubwiye ijambo rikomeye. Yamubwiye gute? Yes, yaramubwiye ngo ntutinye gusa, wizere. Natwe rero ntidutinye. Tugiye rero gufata umurongo wacu, wa murongo dufata mu mutwe. Ninde wanyibutsa aho uri? Ni uwuhe murongo? Nizere ko mwawufashe mu mutwe kuko twawusubiyemo. Okay. Yesaya, kamushake, Yesaya ibice 53 umurongo wa 4a. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Twongere dusubiremo. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Yesu ashimye cyane. Reka dukomere amashyi ducapecurini aho twicaye cyangwa aho duhagaze mu rugo, tumukomere amashyi tumushimira ku bw'ijambo ryiza atugejejeho. Imana imuheze umugisha. Tugeze muri gahunda yacu rero yo gusoza amateraniro y'uyu munsi. Ndizera ko mwaryohewe. Imana ibahereza umugisha. Tugiye gusoza, ariko ntabwo twasoza tudasenze Imana tuyishimira nk'uko twatangiye tuyisaba ngo Mana ubane natwe kuri uyu munsi. Tugiye gushima Imana rero tuyibwira ati Mana wakoze kubana natwe, watwigishije, watuganirije. Hanyuma tuyishimire, tuyishyira hejuru, tuyihereza icyubahiro, tuyiragiza n'iki cyumweru kigiye kuza kugira ngo izabane natwe, tuzongere kugaruka turi bazima, dushima ko Imana nabwo yaturinze. Imana ibahereza umugisha. Reka twifate neza hanyuma dusenge. Mana, twongeye kugushima kuri Imana nziza, twongeye kugushima kuri Imana ikomeye, twongeye kugushimira umwanya nk'uyu ko wabanye natwe, watugiriye neza mu ijambo ryawe, mu kukuramya no kuguhimbaza watugiriye neza muri byose, tuguhaye icyubahiro. Umwanya nk'uyu rero tugiye kongera gutandukana, ariko Mwami turagusaba kugira ngo urusheho kurinda imitima yacu aho turi hirya no hino hatandukanye. Mwami, tuzongere kugaruka ku cyumweru tugushima ko watugiriye neza. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Imana ibahereze umugisha. Tugiye gusoza tubabwira ngo goodbye, goodbye, wave your hands in the air. Goodbye, goodbye.